Donald Kaberuka ni umwe mu banyarwanda bafite amateka akomeye ku ruhando mpuzamahanga nk'umuhanga mu by'ubukungu, aho yayoboye ibigo bitandukanye birimo na Banki y'Afurika itsura amajyambere muri manda ebyiri, ndetse ubu ari mu buyobozi bw'inama z'ubutegetsi z'ibigo binyuranye ku isi, ndetse n'intumwa y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yihariye mu kurwanya COVID-19. Ubu Kaberuka ni umuyobozi mukuru w'ikigo Southbridge gitanga ubujyanama kuri za guverinoma no kubikorera muri Afurika ku bijyanye n'ishoramari ndetse n'ubucuruzi. Mu kiganiro aherutse kugirana na CNBC, Kaberuka yagarutse ku rugendo rwe kuva akiri muri kaminuza, avuga uko yinjiye mu myanya y'ubuyobozi ndetse n'uko abona hazaza Afurika nyuma y'icyorezo cya coronavirusi. Muri iki gihe abantu 179,896 bamaze guhitanwa n'icyorezo cya coronavirusi, mu gihe hafi miliyoni 10 ku isi aribo banduye. Muri Afurika abantu 8,353 nibo bamaze gupfa, mu gihe abanduye bagera ku 327,165. Avuga ko ugereranyije n'ahandi ku isi, umugabane wa Afurika wakoze ibishoboka byose mu kurwanya iki cyorezo, mu gihe usanga buri gihe iyo habaye ikibazo amahanga yihutira kuvuga ko ari buzazahara cyane. Yatanze urugero avuga ko aribyo byatekerezwaga mu gihe cya Ebola mu mwaka wa 2008, ubukungu bw'isi buri mu bibazo. Imibare ya banki y'isi yo kuwa 9 Mata igaragaza ko ubukungu bwo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bwagizweho ingaruka na coronavirusi, ndetse ko buzamanuka ku kigero cya 2.1% na 5.1% buvuye kuri 2.4% bwariho muri 2019. Ikigega mpuzamahanga cy'imari ku isi IMF nacyo giherutse gutanga ikigereranyo k'umusaruro mbumbe w'isi muri uyu mwaka uzamanuka ku mpuzandengo ya 3%, naho ubukungu bw'ibihugu byateye imbere kurusha ibindi bumanuka ku kigero cya 6%. Kaberuka yavuze ko muri iki gihe isi iri guhangana n'ikibazo gikomeye cyabayeho mu mateka, aho ubukungu buri mu bibazo bikomeye. Ku ruhande rwa Afurika avuga ko bishoboka ko hagiye kugaragara gusubira inyuma k'ubukungu kutigeze kubaho mu myaka 30 ishize. Yagize ati nko muri Afurika birashoboka ko tugiye kubona gusubira inyuma ubukungu bukomeye mu myaka 30. Yakomeje avuga ko ku nshuro ya mbere ubwo Afurika yinjiraga muri iki kinyejana ubukungu bwari buhagaze neza. Ibihugu bya Afurika ubukungu bwabyo buzamuka ku kigero kirenze cyari gisanzwe, ariko ubu birashoboka ko bizasubira inyuma nk'imyaka 30. Yagize ati icyo ni ikibazo gikomeye, ariko uyu mugabane ufite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo. Twavuye mu bibazo byatewe n'izahara ry'ubukungu bw'isi, ibyatewe na Ebola. Rero ndatekereza ko ibintu bizagenda bitandukana igihugu ku kindi bigendanye n'uburyo duhangana n'icyorezo n'ubushobozi bwo gushyiraho amahame yo kuzahura ubukungu kugira ngo dusigasire ibyagizweho mu myaka 30 ishize. Yavuze ko ibibazo nk'ibi by'ubukungu bibaho, ahubwo icy'ingenzi ari uko abantu babyitegura bagashyiramo ingamba hakiri kare. Avuga ko nta muntu wari witeze ko ubukungu bwahungabana muri 2008 kimwe na COVID-19. Yakomeje agaragaza ko uburyo ubukungu bwasubiye inyuma uyu mwaka bitandukanye n'uko byari bimeze mu mwaka wa 2008, kuko icyo gihe ibihugu byinshi bya Afurika bitari bifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo biturutse hanze. Yashimye ingamba zashyizweho n'imiryango mpuzamahanga hamwe n'ibihugu byibumbiye muri G20 mu gufasha umugabane wa Afurika kwikura mu bibazo by'ubukungu. Ibibazo by'ubukungu bizaterwa na COVID-19 avuga ko bishobora kuzahombya Afurika nibura miliyari z'amadolari ziri hagati ya 40 na 70 ku mwaka, ariko gukorera hamwe byatuma tuva muri ibi bibazo. Tugarutse ku buzima bwe bwite, Kaberuka wavukiye Ibyumba mu mwaka w'1951 yavuze ko ubuzima bwe mu buto ari kimwe n'ubw'abandi banyarwanda bo mu gihe cye, aho benshi byabaye ngombwa ko bahungira mu bihugu by'ibituranyi kubera ibibazo byari mu gihugu. Yagize ati si inkuru yanjye, ni inkuru y'ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda. Ndatekereza ko ryari isomo ku cy'ubutegetsi bubi muri Afurika busobanuye. Gusa ntabwo bikwiriye gufunga icyerekezo cyawe cy'icyo Afurika ikwiriye kuba cyo, ni ukuvuga umugabane utekanye uyobowe neza ku buryo uha amahirwe abaturage bawo kugira ngo bagire uruhare mu iterambere. Rero si inkuru yanjye nihariye, ni inkuru y'ibihumbi by'abanyarwanda bo mu kigero cyanjye. Kaberuka ahagana mu mwaka w'1970 yagiye muri Tanzania yiga muri kaminuza ya Dar es Salaam, aho icyo gihe benshi mu bari muri kaminuza bari abantu baharanira impinduka mu bihugu byabo. Yagize ati abantu benshi mu bice bitandukanye by'isi, abantu benshi bagamije guhindura abandi bahuriye muri iriya kaminuza. Byari ibintu byiza. Ndatekereza ko nk'umuntu wari muto sinari kubura kuba muri icyo gice cy'abahanga. Yavuze ko abenshi muri bo icyo gihe batwawe n'ibitekerezo byari mu gitabo cya Walter Rodney kivuga uburyo Uburayi buri gutera imbere kurusha Afurika, How a Europe Underdeveloped Africa. Ati cyari nk'igitabo kigomba gusomwa na buri munyeshuri, cyari igitabo cyiza ku buryo
iyo cyahinduye imitekerereze y'abenshi. Mu mwaka w'1997 Kaberuka yagizwe minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u Rwanda, aho yishimira kuba yarahawe uwo mwanya kugira ngo atange umusanzu we mu kubaka igihugu, aho abifata nko kwitura igihugu. Ubukungu bw'u Rwanda nyuma ya jenoside, Kaberuka yavuze ko atari byo kuba hari abagereranya u Rwanda rwo mu 1994 n'Ubudage nyuma y'intambara y'isi, ahubwo ko rwo rwari rufite imiterere yarwo yihariye. Ati icyo twize mu mateka y'ubukungu ni uko itangiriro ryaba ribi gute iyo abaturage bafite ubushake bwo guhindura ibintu, nibo ubuyobozi n'abaturage bakorera hamwe. Itangiriro ni ikintu gikomeye ariko si ryo rigena iherezo. Hari ibihugu itangiriro ryagaragaraga ko ari ryiza ariko bitigeze bikora ibyo byagombaga gukora. Hari n'ibindi itangiriro ryari ribi ariko byahinduye ibintu. Nkunda gutekereza ko amasomo yava ku bihugu byari bimeze nk'u Rwanda y'ubuyobozi bwiza, imitekerereze iboneye, gukorera hamwe, kureba kure, gushaka ibisubizo. Ibyo bintu byose ubishyize hamwe nibyo bifasha igihugu gutera imbere. Kaberuka avuga ko ibihugu byose bitandukanye ariko yishimira ko hari ababona u Rwanda nk'igihugu bakwigiraho, ariko kuri we asanga nta mwanzuro umwe umuntu yavuga ko ari wo watumye u Rwanda ruhinduka, ahubwo ko ari ibyemezo bihuriye hamwe. Yatanze urugero nk'ibyo yibuka Perezida Kagame yakundaga kubasaba, harimo gukorera hamwe, gutekereza kure no kwemera kubazwa ibitagenze neza, aho yavuze ko ari ikintu gikomeye kuko gituma abaturage bumva ko ababayoboye bacunze ibyabo neza. Mu bibazo byariho icyo gihe harimo isura itari nziza amahanga yahaga Afurika, aho hari ababonaga ibibazo nk'ibishingiye ku moko byabaye mu bihugu bitandukanye bakumva ari karande ya Afurika. Agira ati uko u Rwanda rwitwaye muri ibi kwari ukuvuga ngo turabireba mu buryo bwacu, turashaka ibisubizo bitubereye. Kuri Kaberuka, ibihugu byo hanze iteka bishobora gutanga ubufasha ku gihugu runaka, ariko abaturage bo ubwabo nibo baba bafite mu biganza hazaza h'igihugu cyabo kuba cyatera imbere cyangwa se kigasubira inyuma. Akomeza agira ati ibyo ntibivuze ko utagomba gukorana n'abandi, bisobanuye ko iyo ubikoze imikoranire n'abaturage n'imiryango mpuzamahanga ni ingenzi, ariko bishingiye ku byo wowe washyizeho nk'inzira yawe. Kuri njye ibyo numva nifuza kubona mu bihugu bya Afurika. Yavuze ko hari ubwo usanga ibihugu bitekereza ko mu gihe hari ikibazo ugomba guhanga amaso amahanga kugira ngo abibwire icyo gukora.